Alan Okero ava muri Paradu ese yamufashe by'amabura kindi yakina umwaka umwe Vipers itimutwara bakajya musereza ngo ni Mason Mount ngo yavuye ngo muri Chelsea ngajya muri Manchester ariko nta musaruro azatanga uburyo Vipers muriyemo amafaranga meza kandi kese isa nkaho ari yamureze mu buzima bwe bwose ariko banaguze n'umuntu witwa Jacques Mangoba akaba ari umukinnyi na kuri kabiri twavugaga akina hagati ni n'umukinnyi arahamagarwa mu misambi ya Uganda ubundi yasimbuye Tadeo Rwanga kuko Tadeo Rwanga baramurekuye kase umuhanga cyane Tadeo yagiye muri Kenya yasinye rero imyaka 3 yego sare umuhanga pe banaguze Jacques Mangoba ni umukinnyi wo kuri kabiri wakinaga muri AS Simba yo muri Congo ubwo bari kuri Tadeo Rwanga bari kora Bashir Seka ya n'umunyezamu Grant Matsiko wakinaga kuri kabiri na Alfred Mudekeleza umunyezamu nawe baramurekuye ko ntiyari ahari muri Rio Day Mudekeleza kumva yari ari hano rwose na Derrick Ndahiro baramurekuye ikipe ya Vipers yatwaye igikombe cya championnat giheruka yari muri qualifiers za Champions League ni ikipe yazanye umutozo ukomeye cyane Ravanye ntekereza ko nimwe mu ekipe tugomba kuzajya tujya kureba kuko ni ekipe iveze nko ijya kumera nk'ikigo cy'ishuri usanga abakinnyi benshi bamaranye igihe kirekire bafite ukuntu bagumana groupe ikamarana igihe kirekire kandi no mu bijyanye no gutsinda imaze iminsi yitwara neza usibye Vipers rero hari na Gor Mahia ubwo turimo turagura ku makipe nyine azaba ari kumwe mu itsinda n'ikipe ya APR Gor Mahia ngira ngo abantu barayibonye ikina na Rayon Sport nabonye abareba bavuga bati Gor Mahia rwose nituze itekane tuzaba twiri inyuma kwa gatanu saa moya ariko Gor Mahia twarebye nkaho ari nanya icyo nashaka kukubaza sari ya nyayo iriya ni ya nyayo ku buryo cyangwa yarabereretse iravuga iti reka tureke ku urumva mbere na mbere Gor Mahia yongeyemo abakinnyi 8 ikindi Gor Mahia ni ekipe yakiniye na ikoze nk'imyitozo nk'itatu cyangwa nk'ine gutyo uko batangiye imyitozo kuwa mbere baza mu Rwanda ari kuwa kane ni ekipe navango ntabwo yari iya mbere nanone ikaba yarazanyemo abakinnyi basimbura abakinnyi bagiye basohoka n'umunyagana witwaye Enoch waguzwe na Alimelek nawe aba MVP wa championnat ya Kenya yavuye mu ikipe ya Gor Mahia ugiye kureba bongereyemo umunyezamu Hamture Katasi bamukuye mu ikipe FC Leopards aguze mu bakeba bagura Michael Onyango wavuye mu ikipe ya Equity yo mu cyiciro cya kabiri urana umunyezamu kiri mutoya bagura Daniel Sakari ukina anabanzamo mu ikipe y'igihugu ya Kenya yari hano muri FIFA series yari ahari Sakari ndabyibuka polisi ngumushaka byaravuzwe bigeze kuvuga ko polisi yamushakaga naje kugura ba Sofa paka bamanutse mu cyiciro cya kabiri Sakari yavuye mu ikipe ya Kenya Police ni ifite igikombe cya championnat cy'umwaka wabanje apana uyu nguyu ni goro wabanje yari Kenya Police Emmanuel Kotei nawe baramugaruye bagura Enoch Machaka wavuye muri Nairobi United namwe muri Simba yego baguze n'umutipe witwa Enoch Machaka wa Nairobi United murabyuka ko ari mu matsinda ya CAF Confederation ni ekipe ya ifite aho ihuriye na meya w'umujyi yazamutse mu cyiciro cya kabiri iri mu cyiciro cya kabiri yatwaye igikombe cy'igihugu itwaye igikombe cy'igihugu ikina qualifiers birangira igiye mu matsinda bwa mbere yitabiriye bivuza nacyo gisobanura urwego rw'umupira wa Kenya niba ikipe ishobora kuva mu cyiciro cya kabiri igakina ku rwego itwara igikombe cy'amahoro cyabo igahita inajya no mu matsinda ni ikimenyetso kigaragaza ko umupira wa Kenya wagarutse ku murongo ko nk'abantu bareba umupira wo muri Kenya cyane derby yabo kimwe mu bintu abanyakenya buri abanyakenya n'abantu bapinga urabazi cyane iyo batubona nta kintu kirimo ntibazi ariko kimwe mu bintu bigaragaza ko umupira wa Kenya wongeye kugaruka uzare derby ebyiri maze kureba za Mashemeji stade yuzura amasaha 2 imbere nyayo ntijyamo nka 45 nyayo ijyamo nka 45 wabuzuye amasaha 2 imbere hanyuma no kuba barakireshan no kuba bitegura iki gikombe cya Afrika bazakira ubona abanyakenya barongeye bagaruka ku bibuga kandi n'amakipe yabo ubona ko yongeye gushamburiya zamiri iri kwerekana abakinnyi babo barimo baragurishwa dufashe nk'urugero uyu rutayizamu witwa Moses Shuma yabaye top scorer ari mu ikipe ya Kakamega Homeboys agurwa na Power Dynamos aba top scorer muri Zambia ubu yaguzwe na Amazuri yo muri Afrika y'Epfo bisobanuye ko abakinnyi bari kuva muri Kenya bari kugenda bakajya hanze kandi bagashininga hari Leslie Otieno nawe n'umusore wo hagati baguze bagura Paul Okoti Odiambo bamukuye muri Ulinzi ni nayo wabaye top scorer wa championnat ya Kenya Tego 19 yakinaga Ulinzi ni ikipe y'igisirikare cya Kenya bagura na David Okoti bakaba abana naguze na Hansel Ochienge wavuye mu ikipe yitwa Bome yaramaze gusoza amasezerano Okoti bamukuye muri Kenya Police yego uze ngo baguze mu bake babaho hafi FC Leopards Police Ulinzi na za Nairobi United ntekereza ko mu gihe bamaze kumenyerana kandi Gor Mahia urumva kubitagatoki kandi kuko umwaka wabanje
2024 yatwaye igikombe cya shampiyona ibuzwa gusohoka kubera amadeni yari ifite baje rimwengo n'abandi batandukanye. Ni ikipe yifuza ko yagaruka muri Champions League. Ubundi Gor Mahia bavuga ko muri East Africa usibye Yanga ngo nta yindi kipe iburusha abafana niko bo bavuga. Bayita Gor Mahia Kogalo. Izo ni ikipe rero zaba ziri kumwe n'ikipe y'ingabo z'igihugu, ikipe ya APR. Iyo amakuru y'urwibutso by the way yihe Gol uyo bahubwo muri aka kanya Gol irimo nona irimo basuye urwibutso rwa Gisozi bajya kunamira rero abazize jenoside yakorewe abatutsi. Ndabona kuri Twitter rwose bamaze kubigezaho, abakinnyi bariyo ari benshi bashyira indabyo hariya aharukiye imibiri y'abarenga 250 bazize jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo rero ni igikorwa cyiza cyane, nabonye bagiye bafata n'amaspici bagira ibyo batangaza. Ubwo niyo makuru aheruka kuri ikipe ya Gor. Ubwo navuga ko bari kumwe mu itsinda rimwe n'ikipe ya APR ya hano mu Rwanda. APR yo usibye kubikomeje imyitozo, ariko umudefenseur international yamaze gusesekara i Kigali, yamaze no gutangira imyitozo ku munsi w'ejo. Maduzone Maduzone niyo bakora abantu, ariko witwa Haridi yagiye gufatira ifoto umuntu. Ira foto ubundi niyo ivuga. Urebye ira foto ari mu kirere wagira ngo umuntu yagurutse nk'indege. Ubonye ko ku mwitozo bikwereka ko ni umukinnyi, kuko nta byumweru 3 amaze basoje shampiyona. Ubona ko n'umukinnyi wagiye azi ko agiye kuza mu ikipe nshya, kandi ikipe nshya igiye azi ko azinjira kuri Sekafu. Ubona ko ku rwego ruri fizike cyangwa se rw'umubiri, ubona ko imyitozo yarayikomeje. Ntabwo ari bya bindi ubona abakinnyi ugatangira gushidikanya ngo ati se amaguru y'uyu mukinnyi, umubiri we ko tubona wagutse n'iki. Ubona ko Maduzo ku myitozo iri fizike cyangwa se y'umubiri ameze neza. Kiba gisigaye no kuza kureba niba muri ekipe cyangwa se muri buriya bwugarizi abantu benshi bakomeje kubaza bavuga ko uyu ari umukinnyi mwiza, navuye ari mwiza, ari na kapiteni w'ikipe ikomeye, ariko hari abandi muri iri axe banyuzemo baturutse hanze. Uhereye bwo kuri Benjamin waje ari umudefenseur ufite profile nziza, bikanga ari Nsuwana Kaza yari muri 11 beza ba championnat ya Senegal, yagira no mu Rwanda muri axe bikaza kwanga. Nukureba niba rero uyu Maduzone we mu ikipe ya APR Football Club iri axe ari buze kugeramo noneho akaza gufatisha. Uko bipanze bisa nkaho nyine agomba kuba ari umutitireri, kuko urebye ku mukino wa Gicuti batsinzemo Intare ibitego 7. Wabonye amafoto Gor Mahia igiye ku rwibutso. Wabonye Didier ko aba yayikuruye kera cyane. Urabona bisi ya Gor, urabona abaterankunga bariho. Ejo bundi mbere uko baza mu Rwanda basinyaye na Spiro ibaha miliyoni 7 z'amashiringi kugira ngo bajye bayamamaza. Navuga kuri line-up ya APR bakoresheje bakina na n'Intare muri weekend ishize, kuko nubwo umutoza wabo yamaze gutsinda Intare agahita nyanyagira akajya kureba Reyode kuvuga ati Gor Mahia manze nyirebe neza. Yarimo yihuta cyane, yari yicaye kuri Reyode yareba Gor Mahia kuko imwe mu equipe bari kumwe mu itsinda. Ekipe ya kabiri ni isa nkaho yari yabanjemo, kuko niba ari bakinisha Hakizimana Adolphe abanzamo iburyo, hakina mu muti wa defense harimo Abdul akina iburyo, ubwo ni nka nimero 5. Hanyuma Alexis akina ibumoso, ubwo ni nka nimero 4. Hanyuma left back yari Bugingo Hakim, iburyo Omborenga Fitina. Hagati mu kibuga afitemo Pacifique Pasi, bafitemo Rubuguza Jean Pierre na Iraguha Haja akina nka nimero 10. Hanyuma uruhande rumwe Dennis Omedi, urundi ruhande Kiwanuka, Rutayizama ari Fidari. Babakuramo rero bahita bazana ekipe ngiye nitakari ya mbere. Enani Siruwane mwizamu, kuri kabiri Kagege, gatatu Ishimwe Christian. Umuti wa defense bakoresheje Yunusu na Ronald Sekiganda. Sekiganda akina bamukirishije muri axe. Hanyuma Dauda yakinaga we na Meridao hagati ndetse na Traore. Hanyuma Amani ndetse na Jibril na Togwi aribo batayiza. Munekereza ko nk'ikipe ya kabiri bashizemo bwa kabiri ari nkayo yakakwire ko ari ya mbere, akajyamo Maduzo, kuko Maduzo
avuye muri Mazembe yabanzagamo nubwo agira akantu ko kuba afite versatility cyangwa se ko yakina imyanya myinshi kuko muri Mazembe hari igihe bajyaga bamushyira no kuri gatandatu bitewe n'ikipe agiye gukina cyangwa bakaba banamukirisha kuri kabiri bitewe n'igihari na tactique z'umutoza ariko Rafata vuga niriya mugara iriya y'umwitozo reba nuvuga ngo reba umuntu yafurayinze amaguru yose arahinda urabona mu nda wagira ngo we bikwereka nuvuga ngo uyu umuntu asimbutse udutsinsino twose tugakora ku kibuno ari mu kirere umuntu aba yageze kure kubera ko ubundi ugeze udutsinsino wizeye ko nugaruka hasi ugaruka amaguru wamaze kuyarambura utari buhakubite amavi mujye kuri YouTube murebe mu defenseur Maduzo no mu defenseur mwiza Maduzo no mu defenseur mwiza kuko ugiye kureba ne kimwe mu bintu Mazembe yubakiyeho no mutarama yarayoboye defense yabo kuko ugiye kureba nk'abakinyi bo hagati n'abatayizamu nk'uyu mwana Patrick Maunguru w'umunyamarawe yaramaze imyaka atabona umwanya wo gukina akinya ari kuno mutoza w'umunya Sheriff Ndiaye uyu munya Senegal avuye muri Mazembe wareba abandi bakinaga ni ba uyu ninde ni Bingelo ninde uyu wakiye muri Rayon Sport Bingbelo nawe yararimo n'abandi batarama ari kuyunguye niwe mukiye udahinduka muri Mazembe avuga ngo kuba kapiteni wa Mazembe umunyamahanga arimo n'abakongomani ni igisobanuro cy'icyuri cyo ikindi burya gukina muri Kongo uri buze mu Rwanda ikire ntabwo gitandukanye cyane sinakenshi burya bakiye bavuye muri Kongo baje muri champion Rwanda bagafropinga akenshi barazaga bigahita abafana ba Peraxel urabona ko ifite amakano kubukirema ariko urabona ni mwiza cyane hejuru mu kirere urebye uburyo yasimbutse urabona ko afite detente hanyuma vision uburyo ari kureba baro timing urabona ko rwose ari ibintu byiza cyane bayo nusi nubwo afite taye nziza ari muremure ariko buriya ntago ari foru cyane ntabwo ari mwiza ntabwo ari mu kirere cyane mu kirere rwose kuko uyu nguyu urabona ko n'uburyo yasimbutse usibye no kuba yaba anabikora ari muri defense ashobora no kugutsinda mu mipira y'imiterekano muri za corneri muri za kufra urabona ko ari umukinnyi mu by'ukuri wuzuye ifoto ya Haridi rwose iravuga ikanza abantu iravuga rwose gato kuri Gor Mahia arakoze cyane Muzelo Mario Gakuba abatirega nkunganire kuri gol buriya gol niyo yonyine yo muri aka gace ka East Africa igira igikombe cyo ku rwego rwa Afurika yatwaye Cup Winners Cup y'umwaka 1987 itsinze Esperance de Tunis bangaje kimwe ubundi banganya 2-2 muri Tunisia igikombe gitaye Nairobi bagira igikombe Cup Winners Cup 87 Simba ntayigira Yanga ntayigira niyo kipe yo muri aka karere igira igikombe cyo ku rwego rwa Afurika iyo Cup Winners Cup niyo yapera ngo igeze muri kimwe cya kabiri cyane niyo baje guhuza niyo Cup Winners Cup niyo baje gukoramo ka Confederation Cup bari coupe de vainqueur de coupe mbere riko najyaga numva Marcel Utagarama avuga ati vainqueur de coupe cyane ejo bundi ari harano narebeye match narebanye n'abakinnyi ba APR abangaba bashyashya barimo umuzamu Sirwane muri Black Bulls barimo Dauda Sirwane se abadidibiza igiportuge cyangwa ni icyongereza arakiza azi icyongereza yose arabizi aba Mozambique se barimo n'abatogwi na Michel aho ngaho igifaransa ruvuye ngo arakibonye na Michel avuga icyongereza ah nari mwavuga icyongereza na Togwi abatogwi agize igifaransa ako umuntu azi igifaransa n'icyongereza ako Dauda azi icyongereza Michel azi icyongereza Sirwana azi icyongereza umva Dauda no munyagana ariko nyine bakavuga igifaransa neza babiri ukuyeho Dauda w'umunyagana umunyagana ariko igifaransa wamubeshye rwose bana barambwira bati ntago twumva ikinyarwanda ko twakubonye urimo kogeza reyo cyane barabimbwiye twakubonye urimo kogeza Rayon Sport cyane Gor Mahia ati byarasaba cyane ati Gor Mahia twayibonye na Rayon twayibonye yaraguze ariko bizagorana iyi sezo Gor Mahia yo abafana ba APR tubabwire yuko rwose kwa gatanu nibwo bari bubone ishusho nshya yacu muri uyu mwaka w'imikino abahungu bariteguye ariya Gor Mahia bafite amateka yaryanye birenze uko mubitekereza cyane 2020 Gor Mahia nari ndi Nairobi ndabyibuka nk'ibyabaye ejo obita Rwabugiri Omar Rwabugiri Omar ari mwizamu Rwabugiri Omar ari mwizamu kira gitego cya gitego umupira waje ukidunga Rwabugiri abafana benshi ba APR rwose ambabarira hari bavuga yuko ari we watumye bavamo umupira waraje uri umupira w'iperi karifiye byarangiye umupira widunze imbere ye APR amakosa ari yakoreye Kigali ubaza umupira ariko widunda nyine widunda ataruvuga ngo umuntu yawukavinze yagucera umupira widunda wowe ukananirwa kumenya ngo iki kibuga umupira widunze urazamuka ugere kuri ubu burebure umupira ukidunda
ukakurenga ukagenda ukajya mu izamu. ubwo rero abafana ba yari afite APR taye nziza se hariya match ibanze y'i Kigali yari bingahe tumva yari jongera ngo kuko numa aho twategereza ko icyo gihe ariko Gor Mahia yaje mu bipengeri ahubwo yaje saa sita match iri saa cyenda ntabwo byibuka baza bambaye jezi za Kenya harimo ibibazo by'abayobozi nta mafaranga bafite icyo gihe bakaba bavuga ngo barabatera amaga bakarangira bateze nka saa sita bageze nk'i Kigali nka saa sita bari bukine nka saa cyenda Gor Mahia APR itsinze 2-1 i Kigali itsinze 2-1 then itsinda bingahe ubwo Nairobi byaburi 3-2 ngira ngo 3-2 ariko 3-2 APR yari bukomeze igitego cyo hanze sinabwiye Nyamirambo ko byagenze Nyamirambo nyamara amenya ari draw ahubwo ya kimwe se buriya Nairobi byabanze 3-1 kandi ndebe Nairobi ntibyari muri ntuze muri ari muri covid icyo gihe Gor muri Champions League muri Champions League nuvuga ngo 3-1 Gor Mahia yatsinze 3-1 3-1 mu kwa match ibanza match byari 2-1 byari 2-1 bya APR 2-1 Nyamirambo 3-1 Nairobi niyo mpamvu navanga yo 3-2 byari bwamo igitego icyo kimwe rero cy'i Kigali nicyo kintu bavuga ati kiriya gitego rwose uburyo cyagiyemo n'uburyo Gor yashegera Betin ntereye no gutoza yicaye muri stade icyo gihe ibyangombwa byamugonze abana ba APR baracyabyibuka na APR iracyabyibuka kuwa gatanu ni umwanya wo kwihora ariko rero itsinda cyane kuko muri match 5 ziheruka APR yatsinzemo 3 hanyuma Gor batsindamo imwe banganya imwe abafana ba APR rero ubu ngubu ngo fanbase amakuru nkura muri fanbase ya APR ngo baryamiye amajanja ngo ibyareyo barabyerekanye bareba ngo bariyerekanye ngo ariko abafana ba APR ngo bariyerekana kuri wa gatanu abafana ba APR ngiraza kubiteye ubwo APR bavuga ko ari bo bonyine bujije amahoro ngo barashaka kujya ngo bafana nka noze ngo nka Norvège iraba ngo iteye ubwo aba Vikings bashaka nabo kugashya barashaka kugashya nabo ako kantu mu mahoro kuwa mbere kantu karimo narakagwirije imifanire nyamukanagira ngo irabiteye ubwo kuwa gatanu video nzaba nyifite neza cyane ibintu barimo gutegura ibyo rero sinzi ngo ibikoresho batumye hanze sinzi ngo ibintu byose bakozeho batumiza ibikoresho bagira bati bige uburyo bwo kujyana na momentum y'umukino unuvuga ngo kumwe wabonye USA Marije yaje ikababwira ikajya umupira bagera muri dead ball umupira kwa kundi warenze cyangwa se bagiye nko gusimbuza n'ibiki abafana bakaba bafite uburyo bateguye nabo baza kugira ubona kano ka hydration break kazaga uvuga ngo abafana nabo bakabagira akantu ka hydration nuvuga ngo ko kubanza kuruhukamo kandi bakagarukana bazanye indi ritime ibyo nibyo bagomba kuza wazana ibikoresho wagira gute bya bindi bikoresho ariko utazi kubikoresha nirumva mbese wabonye bari hari ibindi bikoresho bafite nuvuga ngo bakoresha imibiri yabo biyambuye n'amajwi yabo hano baba bafite ingoma zibavuna ibitugu ariko batanazivuza bari kuyata urukumva bagakonja ibyo bakora byose bige kujyana n'ikipe n'umukino n'uburyo nuvuga ngo kumwe umutoza ikipe uyata kuyikubita pressing ukagera ya minota yo kugira ngo ikipe yongere iruhukemo ukongera kwa accelera abo bafana nabo ibyo bintu baba ariko babikora kugira ngo iryo tandukaniro kuko tuze kuribona ibikoresho bibe hari ariko n'abantu bafane guhera ku munota wa mbere guhera ku munota wa nyuma nabwo kandi mubishyiremo style mubishyiremo nyine innovation cyangwa se udushya pana biravuga ngo gusa n'ibiki ikindi ikintu cya vuvuzera bana vuvuzera ntabwo bikiri mu ntabwo bikigezweho ntabwo zikiri muri style ngo ibintu batekereza byose birazya vuvuzera no muri igikombe cy'isi ntibaziciye ubu ngubu umukinnyi uri mu kibuga dufatiriye ukajyaje yamenya gutandukanya vuvuzera ya Rujugiro n'iya Rwarutabura hapi nuvuga ngo bige utuntu tw'udustyle dutuma umukinnyi amenya ngo ibyo bari kuvuga n'ibyo bari kuririmba ni ibyacu cyangwa se bari ku ruhande rwacu kandi bige bivuga ngo bafane umukino wose biga uburyo bazajya basimburanye nibo bavuga ngo mu 10 mushyushye mwe muza kuridinga iminota 15 hakurya yabo ibindi 30 muridinge tugendere ku byanyu ibyo ngibyo bibemo uniformity kandi abemo na innovation kugera ku munota wa nyuma kugira ngo koko nabo banyamahanga baje bimwe Desire avugaga byuko twifuza ko Sekafa tuzakira no mu zindi n'indi myaka 3 iri imbere abo banyamahanga bazasigara bavuga ngo idore imifanire kuko yahariya mu Rwanda kandi abantu bakunda amakipe yabo hari message ebyiri mbese nakira ya mbere ni ya Songa mbere ashinzwe mobilization gose ku rwego rw'igihugu nari mbizi kari gose ati bonjour ati mbwirira abafana ba APR bose mu gihugu aho bava bakagera ko kuwa gatanu twese uzahurire muri stade Amahoro umuntu utazagera mu mahoro kuri wa gatanu niwe uzaba wihombeje ibindi tubahishiye ni byinshi bizagaragara kuri uwo munsi
iyo ni message ya songa mbere bazahurira muri stade nta hantu bazahurira mbere ngo bategura akantu nugura muri stade niyo gahunda niyo gahunda mo imbere niyo gahunda ubwo mobilisation zero zirakorwa wenda mu magroupe gahunda zose indi message mfite irava ku bantu baba hafi ya APR ntabwo ari mu buyobozi ariko nabo bakomeye aragira ati mwaramutse ati igihe ni iki ngo abafana bacu bazaze barebe abakinnyi twaguze niba koko twarabasondetse cyangwa twarabahaye ibyo bakwiriye ngwino urebe uwo mudefenseri mwavuga Maduzone ngwino urebe Arius Siruane ngwino urebe Traore ngwino yanditse wone ninde Traore nibyo namani yego nibyo ngwino urebe na Amani Michel urumva ati abo bakinnyi bose twaguze twebwe twizeye yuko
zabahesha kureba match ya kuko mu mikino yindi twakira izabahesha kureba undi mukino. ubwo nuvuga ngo muri shampiyona aho APR yakiriye kujya muri shampiyona none se APR sirakira ntabwo ariyo yishyuza icyo bivuze. Niba nuvuga ngo mu mikino twakira nyine tubyumve neza, nuvuga ngo APR muri Sekafa ntiyakira kuko ntabwo hano ikrabu ntabwo arizo zivuga ngo nakiriye. APR aravuze ngo mu mikino yindi APR yakira. Rumva hashobora nko kuba match amikali, kuba match amikali, hashobora kuba Champions League, hashobora kuba champion kuko niho APR yakira. Muri Sekafa APR ntabwo yakira. No kuvuga ngo uzaba afite iyo tike baraje kora kuri match ya Gor nuvuga ngo mu yindi mikino iri imbere APR izakira. Strategy nziza ituma abafana biyongera baza ku bwinshi. Ni ibintu byiza. Sizubira niba ari nabyo fande niba tutamuhimbiye, niba ari byo yashaka kuvuga cyangwa se yashaka kuvuga wenda kuri dusobanuraga yuko itiki mureba match ebyiri. Urumva APR izakina kuri urumva kuko harimo mu mikino yindi APR yakira. Kandi nuva muri Sekafa nta club yakira iri hari. Nuva umwe murakina irushanwa ko ntabwo ari rya club runaka. Ubwo APR yakira ubwo niyo ya Gishuti.